aravuga ati aka gasuzuguro ko kuririmbana n'abantu ubuzengurutse mw'iri teraniro wasanga abantu benshi bafite ibimenyetso by'abakonikoni n'abarozikazi bamwe bamaze kubyihanganira. Ngiye kubikora ariko nkumva Satani ari kumbwira ngo uramwara nk'abamusengeye mbere ngo n'abambere ntibari bose, ariko ngumva ijwi riri kumbwira ngo shiramo akanyabugabo. Yavuze ngo Mana niba utananshubije nk'ikimenyetso cy'ibyiza, yesi ntahe ndongowe ariko ntahe nzi ko nzarongokwa. Nyima umugabo ariko mbikimenyetso ko ari mu nzira. Ngo ihanganira ijoro ngo utegereze igitondo, ngo inkoko yabikitabika undi bagafunganya ababyeyi, ngo na Sara arahoze nyine abasenga baranyuzwe nyine, undi bagatanga inyatsi bati nk'uko ubwoya bw'imbeba butunguka ariko azacuruza ntiyunguke, agacuruza agashora miliyoni akavana mwane, ngo n'ubutari ubu bwagize gute ngo bwarakeye, ngo shinyiriza, ngo hari kurira kwararira umuntu. Undake bakavuga bati umunsi y'imbeba yageze mu biro by'umwami ariho azagiriye akazi, diplome bakayizinga, nawe akavuga ngo n'abatayigira barahoze. Nyine abantu baranyuzwe nyine, mani baba baranyuzwe barashigirije, ngo shinyiriza ngo imbaraga ziba zihari. Undi bakavuga bati nk'uko iki gisiga cyangara ariko umukobwa we yangara, umukobwa akamara intara boshe mu kerarugendo, ngo ntacyo ngo nzabana basigaye. Bwira uwo mwicaranye ngo ntukanyugwe no gukora kwa Satani. Ababyanze muvuge ngo turabyanze. Umugabo akajaraza wenyine ku rusengero ngo nizeye Imana, ngo yari yaramumpaye n'undi zamumpa nawe niba mujana. Yego twa Pastor Munezero imba muri paruwase ya Gasasa. Ndi umugabo ndubatse, ibindi muzabimenya mwansuye. Icyo nzi ndabakunda, hari ntacyo mbafitiye nimuzakire. Turasoma ijambo ry'Imana. Aleluya. Bwira uwo mwicaranye niba natashe areke yumva ingingo z'ingenzi. Wenda ntumbyumve byose ariko wumva ingingo z'iki, urabyanariza ugeze imuhira. Itangiriro ibice 8, Itangiriro ibice 8, Itangiriro ibice 8, umurongo ni uwa 20. Itangiriro ibice 8 umurongo wa 20 haravuze ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe, Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo dukomeza iyo hirya abafite Bibiliya murasoma n'ibindi, kandi ndabibutsa, kandi ubundi nta n'abapfira gushira, namwe harimo abaributsa abandi. Ijambo riravuze ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro mu matungo ye atazira no mu nyamaswa zitagira ute zitazira. Uwiteka ahumurirwa nacyo, aravuga ati ndirahiye sinzongera kurimbuza isi umwuzure. Tugeze hano naho mu gitabo cy'Abami hari ijambo mwaririmbye nanjye nshaka kuvugaho. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo ni uwa 36. Turagendana n'abihuta. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mu Bisirayeli, kandi ko umugaragu wawe, aleluya, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo.
uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, Uwiteka atwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu byose biraka, ukamya amazi yari mu ruhave yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Imana ishimwe. Mbisomye neza nuko ntari uwanyu nduwa kure muba mukomye mu mashi. Ayarahagije ntiharabura mumpamya. Amashi y'abantu 800 ntiharabura mumpamya, maze nkazakomerwa mu mashi nanje hari ikimana ikoze. Sinasuzugura ibyo mukoze rero. Aya magambo y'Imana, aleluya, avuze ikintu Nowa yakoze amaze kurokoka umwuzure. Aleluya. Hari ibintu yatekereje atari ko nubwo turokotse iyakoze ibi iracahari, n'abatumye ibikora baracahari, ari abantu babi baracyahari, n'Imana izabahana igize ute iracyahari. Kansubiremo mu byumve neza. Ujya no kutiga biragatsindwa, mbuze uko bimbigoroza ikinyarwanda. Yabonye umwuzure ukamye mbere yo kuja mu isi ngo akore ibintu byinshi, aratekereza, ariko ibidukize ko mbonye tubikize, yego nkaba ndokotse na madame akaba arokotse n'abo twari turi kumwe bakarokoka, ko ibi bintu byatewe n'abanyabyaha nkaba nabonye bakiriho, umunsi wongeye kurakaza Imana ikongera igakora ibi. Yego ndabarebye mbona muri kubyumva neza, buriya ndishimye pe. Nibongera bakayirakaza ikongera ikarubira, igafungura amarembo y'ikuzimu, igafungura n'imigomero yo mu ijuru, yego ndarokotse. Nzanye amatayi, yego ndarokotse, akarima k'igikoni kera amashu, ariko se aba bagome ko banazabaho munsi bongeye, noneho imbaho n'imisumari byo kubaza indi nguge nzabibona. Ahamagara famiye ye, Nowa mumumpere, nawe akwiriye icyubahiro, yakoze ibintu by'Imana, yakoze ibintu tukigenderamo na n'ubu. Uriya mwana yakoze ibintu byiza, muje mumushima. Nabibonye iri jambo ndisomye saa 9 numva rirandyoheye, ndavuga ndi mu tunota duke bashobora kumpa ndarivuga. Abakoresheje inama famiye yarayibwira ati, rero inzi ikintu gishobora gutuma Imana irahira ntizongere kurimbuza isi amazi, ngiye kugikora. Abiwe baturakora iki? Ati ngiye kugira igitambo, muvuge ngo hari imbaraga z'igitambo. Ubundi niko nshatse kukuganiza, nuko nanyuze kure kandi Kigali hari amashumbi. Nshaka gutamba igitambo, ndayegereza ikimasa cyiza. Ndashimira Nowa ngo mu nyamaswa zitazira n'amatungo atazira, arabyegeranya, ashiramo ingwi, arenyegeza, kubitamo ibihumura neza, kubitamo utwatsi duhumura, manuriramo uduti tugira amavuta, yinikizamo imishishito, birinduramo inyama z'imyijima, kubitamwo ivuta. Muvuge ngo arabikaranga
abivanga neza kugira ngo bihumure, abitunganiriza Imana, maze kubitunganya ngo agahumuro kavuyemo kaba karazamutse, arenyegeza karazamuka, kaba kageze imbere y'Imana, ahantu Imana yishaye ngo bihumuriye. Iravuga ngo iyi mpumuro iturutse, barabibwira abamarayika batumva rero mu isi hari umugabo utekereje kugutambira igitambo, yitwa Nowa. Iyi mpumuro ni y'ibintu Nowa ari gukora. Batesa ari gusaba iki? Ngo yakwishimiye gahunda mwagiranye ejo bundi, ingogo zagaramye, ngo ariko ukamurokora, abona ko yagutambira akantu, none akantu akoherereje, ngo nawe nuza ukabona nyine uzumenya ko hari akantu wamukoreye. Nawe igihe imbogo zarerembaga mu mazi, ngo yabaga arunguruka akabona ibintu wakoze ni byiza. Ngo igihe abagabo bakomeye barerembaga mu mazi, ngo we yarabibonaga akabona sasufi, ngo yaranezerewe nyine. Akakotsi kazamutse nakinyurwa rya Nowa, ngo ariko anari kugutereta, ngo nurakara uzagabanye gake, kuko uburakari wagize bwari bufite umuvuduko na vitensi, ngo yabonye na kamera zakwandikira, ahubwo biriya bintu wakoze ati byigeho, icyo ashaka ni ukugabanya umuvuduko w'uburakari, ati kandi ukamenya ko na korari Amahoro izaba iriho. Hari igihe rero hagira ucumura ukazibura amarembo y'ikuzimu, ukamenya ko muri Betelehemu hashobora guturumbuka mu icyaha, ukongera ukaburarubiye, ukamenya ko muri Alliance hari nk'uwakora igicumuro. Ubwo rero ngo gira akantu wamutangariza. Bwira mwicaranye ngo ibirahagurutse. Ibigize ute? Muvuge ngo kubera igitambo. Mbivurije igitambo gihagurutse Imana ku ntebe. Ibi bintu wakoze, abo turi kumwe muramvugira ngo amen. Mbere uwo mwicaranye umukono, umubwire ngo utambe igitambo gihagurutse Imana. Wowe ntupfe kugenda gusa ngo uvuge ngo natambye. Urugendo wagize, imodoka wazanye, inzara wararanye, amajoro wabyutse, indirimbo waririmbye, inanga uri gucuranga, ibyuma wari wikoreye, amaturo watuye, repetisiyo mwakoze, byari bikwiye guhagurutsa Imana ikabereka ko yanyuzwe. Ngo ibirahagurutse yo kabyara, ngo ibibwiye Nowa, iramutuma ahita umva uko mvuganye nawe. Kuva ubu kugeza impanda ivuze. Cyari cyo ndakabura umwuka we. Wowe ufite ibitambo watambye bitazageza no mu kwa mbere. We yagitambye. Buri ururembo rwa Muhoza ari harihe atari yavuka. Buri ari kugendera ku icyo Nowa yatambye, kuko dufite icyizere ko itazongera kurimbuza isa amazi, kubera agahene n'agakaka Nowa yashize hasize imyaka myinshi. ADPR itaragera mu Rwanda, Nowa yari yaragitambye. Ariko ubu turi mu munezero w'imbaraga z'igitambo cya Nowa, ko tutazongera kurimbuzwa n'amazi, kuko igitambo cya Nowa cyahumuriye Imana, bitera gufata umwanzuro. Kabiri mvuga, oya muretse turakomera mu mashirimo. Hari undi ngiye kuvuga undi, aleluya. Niba ngo araza atangariza abantu ngo abazavuka muri 2010, 80, 90 na ba Munezero bavuka 6 muzababwire ko hari igitambo Nowa yigeze atamba kigakuraho burundu umujinya w'Imana, baje barya banezererwe nubwo imvura yagwa izahita, ariko iyo ku bwa Nowa ikuweho no kunyurwa n'Imana n'impumuro y'igitambo cye. Uwo navuze, bwira uwo mwicaranye ngo ntutaha utamenya uko bigenze. Weho ntutaha utamenya uko bigenze, ntabwo ari ugutamba ngo utahe gusa, ahubwo urategereza uvuga uti si iki natambye yacyemeye, yakigaye, yacyanze, ni cyangwa uzaza n'ikindi, ni icyemera uhimbaza Imana. Eliya nawe muramvugira ngo amena, ngo akaja mu butumwa, abakonikoni bati nguko bishagagura ariko imisi hinarara, ngo akabona abantu batashe bahetamye amatako,
kubera abahanuzi ba Bayali n'abakonikoni, ngo akongera akaja kuririmba ati simbangana riboko, ngo abadamu akaguru kakaba kagendeye ko, ngo kababwira ati ariko nubwo hari Imana hari abakonikoni n'abahanuzi ba Bayali, ngo hageze ati Uwiteka niwe Mana, bagasubira inyuma baravuga bati iyo asenga ntabwo ari Imana. ngo hageze ati dufite Imana ihagarika imvura, ngo bakamuca ruhinga inyuma bavuga bati iyo nta Mana irimo, baramukosora akavuga Imana, akavuga Bayali, akavuga ishobora byose, bakavuga Dagoni. Biro mwisharenye ngo baba bamuteye uburakari, bamuteye uburakari. Aravuga ati nimubishobora muvuge ngo bamutera umujinya, ariko ni umujinya mutagatifu. Aravuga ati aka gasuzuguro ko kuririmbana n'abantu. Ubuzengurutse mw'iri teraniro wasanga abantu benshi bafite ibimenyetso by'abakonikoni n'abarozikazi, bamwe bamaze kubyihanganira, ngo nta wanga uko abaye, nahubwo amahembe bagitsikuniye aha, undi bakakiroha hano mu rukenyerero, ngo hahiga uwihanganira ibimugerageza, undi ukuguru bakakurebesha iyi, ngo ihanganira ijoro ngo utegereze igitondo, ngo inkoko yabika itabika, undi bagafunganya ababyeyi, ngo na Sara arahoze. Nyine abasenga baranyuzwe nyine, undi bagatanga inyatsi bati nk'uko ubwoya bw'imbeba butunguka ariko azacuruza ntiyunguke, agacuruza agashora miliyoni akavana mwane, ngo n'ubutari ubu bwagize gute, ngo bwarakeye, ngo shinyiriza, ngo hari kurira kwararira umuntu. Undi bakavuga bati umunsi y'imbeba yageze mu biro by'umwami ariho azagirira akazi, diplome bakayizinga, nawe akavuga ngo n'abatayigira barahoze. Nyine abantu baranyuzwe nyine, mani baba baranyuzwe, barashigirije, ngo shinyiriza, ngo imbaraga ziba zihari. Undi bakavuga bati nk'uko iki gisiga cyangara ariko umukobwa we yangara, umukobwa akamara intara boshe mu kerarugendo, ngo ntacyo ngo nzabana basigaye. Bwira mwicaranye ngo ntukanyugwe no gukora kwa Satani. Ababyanze muvuge ngo turabyanze. Mukomere Imana mu mashi, hari ikirambiwe. Haleluya, 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 haleluya. Abazimu barakora ku bwa Eliya. Uwishakiye akamama ngo babone umugabo arakenye, bati nk'uko bikura inka mu rugo ariko bimukuriwe, umudamu akaba arigendeye, umugabo akaja araza wenyine ku rusengero, ngo nizeye Imana, ngo yari yaramumpaye n'undi zamumpa nawe nibamujana. Yego ngo yaranyuzwe mani, umudaka uri imodoka kuwa mbere kuwa kabiri gatangira gukorora, boshi yari urusenda rwinshi, bakamuhamagara. Ngo ibyo bibaho mu buzima, ngo se kwa Musadarafi, ngo ibyo bibaho, naho nabazimu bamuteye, ngo arihangana. Ariko ndashimira umuhungu witwa Eliya wanze agasuzuguro ka Bayali n'akabadayimoni. Nkabatangariza ko uyu munsi hari igitambo gikuraho agasuzuguro k'abadayimoni, hari igitambo gikura agasuzuguro iwawe, hari igitambo gikura agasuzuguro muri korari Urukundo, hari igitambo gikura agasuzuguro ku bashumba, hari igitambo gikura agasuzuguro ku bakobwa, hari igitambo gikura agasuzuguro muri Alliance, hari igitambo kibasha gukura agasuzuguro ku mudamu wawe. Muvuge ngo kirahari kandi tugiye kugitamba. Abumva bishoboka bavuge ngo amen. Komaze haleluya, haleluya, haleluya. Perutse gusura umugabo, sanga akaboko kagize gutya, ndamubwira ariko ndizeye dusenge turebe ko wenda niyitabikorera ko wasenze yabikorera ibiryo byawe ndiye. None aya masamaki ndiye n'izi nyama, ndi umushumba, ndi n'umupasitoro, muzehe gose ubu ndabiriye kutambyaye, murabizi ko ngira ukuri. Mvugisha ukuri kumbamo buri icyo ntakubwiye abari ntacyo.
Imana idufashe kandi tugerereze. Arambwira ati rero uku kuboko ni indwara yanje. Ni indwara, ati ni indwara yanje. Nabatijwe ngufite, nsezerana ngufite, nuku kwibereye. Ndamubaza ntese ni impano y'Imana cyangwa n'abagome? Arambwira ati nabonye kuza. None se ufite Bibiliya? Yego. Wibaniye nako? Ati nta najana icyifuzo ngo ngiye kugusengera. Ati y'Imana yagusize niyo kuzaba. Niba Uwiteka yari yagenye ngo bampereza akanyana, ndavuga intaha Mwuka we, ngiye kubikora, ariko nkumva Satani ari kumbwira ngo uramwara nk'abamusengeye mbere. Ngo n'abambere ntibari bose, ariko nkumva ijwi riri kumbwira ngo shiramo akanyabugabo, ngo nta muntu ufite ibiro bingana guca umwaranaga impano z'Umwuka wera. Biro mwicaranye ngo shiramo akanyabugabo. Abagashizemo muvuge ngo haleluya, 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 haleluya. Yeah. Ubundi habaho kwihangana, hakabaho kwihambira, hakabaho kwihambadika. Ubyihanganira icyo gihe, ukabyihambiraho, ibyanze ukabyihambadikaho, bitakwica ukabyisha. None niba warihanganye, ihambire. Niba warihambiye, ihambadike. Niba warihambaditse, byiyahureho. Ayo ni amagambo ane tugiye gukoresha. Nibyangara barakari iwawe, tuzaza gukorera iteraniro iwawe. Nta bantu b'abanyamwuka babyizeye, nta banyamwuka babyizeye. Barahari ntabahari. Mwembera ko iki gitambo cyakubita ibyananiranye, cyamanura Imana, bagataha baravuga ngo Uwiteka niwe. Dore ikosa mugira, mutura Imana nkaho muyirusha ubukire. Mujye muyitura ariko muyibaze ko bwayigezeho. Ndi gushimira, hari umugabo yavuze ngo Mana niba utananshubije nk'ikimenyetso cy'ibyiza, yesi ntahe ndongowe, ariko ntahe nzi ko nzarongokwa. Nyima umugabo ariko mbi ikimenyetso ko ari mu nzira. Mbe ntegereje nzi ko teri date nza. We nubwo itaguha imodoka, ariko iguha ikimenyetso cy'ibyiza kwiyo utega ihagarara. Yego, ubwiye utazihagarara wenda niyo uzagura izaza. Bwirwa mwicaranye ngo iguhe ikimenyetso cy'ibyiza. Kirahari nta gihari. Niba utazanaseka, niba utazanaseka, ikirigite nuseka urabuzaseka batagukirigisa. Iyi Mana igira ce qu'on appelle quoi? C'est la témoignage de satisfaction, satisfié. Inyurwa ry'Imana. Hari igihe inyurwa ntiguha ifaranga, ariko ikaguha iryo kugura mu karu, kikaba ikimenyetso ko uzagura n'icy'amata. Je vous donne un exemple. Kambaho urugero. Kera nta kote nagiraga, ariko abo nasuye, hari uwo nasuye ampa n'ibitankwiye. Ndavuga nti ariko nubwo bitankwiye birahenze. Iki ni ikimenyetso ko hari igihe nzambara ibintu biba bimanutse muri gahunda na bigenda bigirayo. Nshura ikimenyetso cy'iki. Uyu munsi ushura ikimenyetso cy'ibyiza. Korari Amahoro iraho ikimenyetso cy'uru rugendo. Kirahari nta gihari. Alliance haleluya. Weterehemu habari zako? Muko bye? Mungu yuko hapa? Ndatangaye cyane. Njambona inkono yatetse ibishimbo hakaba igipfuba. Urapfuba ntunatohe. Wenda pfuba mu iteraniro, ariko werekane ko wagize
mu nkono uzinga imipfunya. Bwira mwicaranye ngo n'ibipfubya bizinga imipfunya. Kirakwerekana kiti nubwo napfubye nageze mu nkono. Erekana ko wageze imbere y'Imana. Erekana ko wageze imbere y'Imana ifite imbaraga. Haleluya, haleluya. Eliya ategura igitambo. N'ababayari barategura. Ndamushimiye. Buriya hari abazimu yishe n'ubu baba bari kudukoraho. Kuko niyo yaba yarakubise 450 twabirongeyemo. none iyo bagumaho ubu baba barabyaye abangana iki? Fata abantu 450 ufata n'imyaka 1000 buri wese umuha umwana 450 personnes fois 1000 ça fait combien? Ane harata ariko haleluya. Ntabwo nize ariko aka nakamenyetso ko nagezeyo. Singafite se nta shuri busa. Abatuma harabazamura sambiri bakabwira ko kano niko karabaryohera cyane. Nuwaje agwanye n'umugore ninkavuga uragerayo umusaba imbabazi. Ngo bakabwira abandi batari koko mutatashe. Ngo bakavuga bati rero aha hari amakipe abiri yose yaje gutamba, dushaka kureba ikipe iratamba umuriro ukagira ute ukamanuka. Saa yine ziragera baravuga ariko ntimurambirwa. Abantu batirekada dushaka kureba ikipe Imana ishigikiye iratamba umuriro ukagira ute ukamanuka. Bwira mwicaranye ngo saa 6 ziragera. Saa 6 zigira ute? Mubwire ngo abantu banga gutaha. Aravuga nta turataha dutegereje kureba uratsinda n'uratsinda. Saa 7 Imana ikabwira riti mvuko mvuganye nawe. Ndabamwaza ndabacucuma ndabarindagiza ndabahinaga ndabadudusa. Ngo Eliya kagaruka na Bayali kababesha. Bwira uwo mwicaranye ngo na Bayali kababesha. Ababayali kababesha ndabashigikiye ndabakomeje dore numwe mwe muri benshi muradefosiya ndakoresha imibare myinshi muramumwaza n'Imana ikaza ira sika igihe uratamba nibwo ndaza. Mubwire ngo iraza iri hano ntayihari. Murayumva ntabwo muri kuyumva. Irakora ntabwo irakora. Irabamwaza ntabwo irabamwaza. Bwira uwo mwicaranye ngo ibaguceho. Muhereza umukono umubwire ngo iguceho abakonikoni, iguceho ababayari, iguceho amahembe, iguceho rubaga impande, iguceho za mibe, iguceho za diabete, iguceho imikasiro, iguceho imyaku, iguceho igihombo, iguceho abakonikoni, iguceho ibihato, iguceho uburozi, iguceho imitsi, iguceho umuvuduko, iguceho amadeni. Ababyizeye muhaguruke mutera haleluya. Imana ibigucaho. Irabigucaho. Ibigucaho. Hari ibintu Imana yigeze igucaho byagusuzuguye ibigucaho, ariko mvuko ivuganye nawe hari ibindi ishaka kugucaho. Hari udusigisigi twasigaye igiye kutugucaho. Urakoze mwana, urakoze. Abo yaciyeho ubukene muvuge ngo amen. Abo yaciyeho ibyaha muvuge ngo yabiduciyeho. Abo yaciyeho amahembe muvuge ngo amahembe yaraduhunze. Bwira muri kumwe ngo n'uyu munsi hari ibyo irakora. Kamuhaguruke, mwihangane muhaguruke. Betelehemu ihaguruke, amahoro desikadema, Alliance ihaguruke, impuhwe zihaguruke, n'abashumba bahaguruke. Utuyoboye yegere hino, numvishe data hari icyo yishimiye. Hari akantu kageze ku Mana. Hari ibintu abantu baravuga utashe. Hari ibyo bazavuga ejo. Bombereka amaso yawe.
irabishoboye ntabwo ibishoboye. Muvuge ngo iki gitambo, ihangane uvuge ngo iki gitambo cy'uyu munsi ntago muri kubiha agaciro. muvuge ngo gihumuriye Imana. Korari Amahoro we bihumuriye Imana. Ayo mwasenze yageze ku Mana. Izi ndirimbo zigeze ku Mana. Urukundo we bigeze ku Mana. Itiki igeze ku Mana. Ako wakoze kageze ku Mana. Ubwitange bwawe bigeze ku Mana. Esanse wanywesheje ngo utware abantu bigeze ku Mana. Amajoro waraye ageze ku Mana. Rambura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo bigereje. Maze guha ikimenyetso muvuge ngo kibyiza. Ninginga mushumba hamagara Imana yibwire ngo ibi bitambo twatambye n'ibindi tugiye gutamba bigere ku Mana. Senga Imana. Imana data wa twese, wari uri kumwe na Nowa, ibyo dufite ibimenyetso. Wari uri kumwe na Eliya, ibyo turabyemera cyane. Uyu munsi Eliya yagiye mu ijuru, Nowa nawe yarapfuye, ariko twebwe turiho. Nitwe duhari, nitwe turiho, nitwe turirimba, nitwe tuvuga gukomera kwawe, nitwe tuvuga imbaraga zawe. Jambo ryawe rikavuga ngo kwari uri kera, kwari uri ku musozi wa Karumeli. N'uyu munsi muri aya masaha ni kuri, kuko uri Imana idahinduka. Aba bantu batambye igitambo, batera intambwe baza mu nzu yitiriwe izina ryawe. Nawe bagirire neza, ubarebana amaso y'imbabazi. Bwa burwayi bwanze gukira, bwasengewe igihe kirekire, bakajya mu butayu ntibakire, bakajya mu bitaro bito n'ibikuru ntibakire. Duhamagaye Imana yo mu ijuru, duhamagaye Imana yo mu ijuru, duhamagaye Imana ishobora byose, duhamagaye Imana ivuga bikaba, duhamagaye Imana yari kumwe na Eliya.